Shami nagasuzuguro nge nakundi busubira ku ishuri. None hari uwinyariye. Hari ubwinere ndebe. Kwigana n'abana bo mu wambe. Uzikari nk'abo bari muri maternelle. Hari cyacu mu binyoni ngo reba ngo papa. Namwe wagicucu namukubise inkonje. Kereke bo gufata. Abana nk'abari none bararira ntibaceceka. Imana yagize baradira mpaka ukagira ngo bari mu kiraka. Navugaga ntuyu mwana arazana uruhara ubuzima bwose kiza nuko ari umukobwa kana mukobwa ugize teacher namenyo nishinya gusa. Ibi byose nabyihanganira. Yego. Hari ingegere yanciyo amenyo yakutse kuvanga kugeza hanga. Iri yanshikira ngo tanta numvira ambwiye ngo njyana kuri toilette namurebye ndavuga urabona ndiso. Cyana ngakira kimwe. Ariko ibi bintu byose ni wowe. Byose si wowe si wowe meye. Ako none reba bazima. Aha, Patino Nyagiso, cyakora muraberewe. Pe, tonto. Ibi nibyo bundi nashakaga. Ibintu by'amabere bivanemo. Nakuberwa nawe, sibyo? Sinzasubira ku ishuri. Nanjye sinzasubirayo. Yego. Ntago uzasubira ku ishuri. Ntago nuko ni uniforme kandi azenzi nayo nanduje ntaki ndaziguha. Man uzukumbira ikibagisho. Haza wundi ubwanwa bwawe. Pao. Nazikumbye kuranga ziri kumanuka numva pe. Nizimanuka. No kuvuga ngo urabona santima. Ziri kumanuka numva zimanuka ziza mu mutima. Agera yabonetse. Uzukumva mbona gushegesho. Biki bishegera ibindi. Kuvuga ngo nyine umutima wanjye n'umubiri byagushegeye. Kutuje. Kugira ngo igikorwa cyiza. Ngo igiki? Igikorwa cyiza, ikibaju, ikibobo, ikivaze. Ako si ibyo nandi, ibyo cyonande. Kintu cyonande nuko. Ndibonda kumva pa. Ndasaba nta kuntu twakwibira. Biki? Bro bitese. Ndabona inkweto yabonye iyayo. Mise bro wadwakanye. Uvuze? Aho se wowe wadwakanye? Mwendeshe. Ni bro wanjye nakimwe kumbona. Si yadwakanye tukanze twabwiye. Ntago uri kumva uri musaza wanjye. Ntago wamwumva. Kandi we narakubwiye ngo unakatarazi nawe uzakazana. Watuje we ntago yabyumvise. Genda rati budwakanye. Urazana umugabo usa nk'umunsi y'icyugo ngo ugaze ngo mujye muhakanje. Bro, ngiye ubaha abantu basi. None ikintu cyambabaje buriya nuko tonto butanabizi wowe. Uzi kubona amasaha agere ngo ngabana ngo mujye gukina. Ibaze ngo ujye gukina. N'izina ry'Imana ishuri yigamo. Basotse ubwana mbona burasotse. Ngiye kubona mbona umwana umwe hano ku ruhande hasotse imfundiko. Kumbe ni Patino nakaguka ka Patino. N'izina ry'Imana. Ngurukabo mu bana. Ako none nibe nanjye uyu nguyu yararimo bamushyizemo hagati bakajya bakina ngo nibaraga tonto k'umwana karihe nibara ka maîtresse baragaki. Harya ngo muceceke ngase nuko mwakoze. Nuko mwakoze. Tonto ahubwo wowe wakoze amafaranga yose natanze umuguba akuye ubusa. Jewe ntabwo ndashobora kushura ngewe. Tonto ahubwo icyo wakoze wowe wadusebeje. Duhenye mu bakwe uraduseje imbere y'abana. Tonto n'izina ry'Imana ricyaje kinguvugutwe. Ngo bari gukina bani boys ngo kiramfashe kirankwega kiyo kindyamisha ngo mwivu. Harya ngo wiga muri B ni muri A ni. Niga muri sengewe. So wahise banjana icyana cyo muri A cyambwiye. Ngo tonto ngo reka ngo dukine ngo sheta head. Eriga nkabona nk'abana nk'icumi bose kuvuga ngo yego ngo tonto banza umutwe. Umwana umwe yankubise inkonje ngira ngo ni uzi gukina nabyo byakuriyemo. Bikubitira byose bigukubitira rimwe. Ni professionnel. Cyo nakubise inkonje. Mbona ishyundu rije n'ibere. Ugiye kumva umuntu arabiye. Ni wowe urumwabije. Kabisa ishyundu ryaje navuga ni n'ibere. Ibyo bintu sinshaka no kubyumva muceceke. Sibyo? Muceceke. Wowe usigaye winjiza inyana z'imbwa mu nzu. Koshi umva bro wagiye ukishyiramo ikintu cyo kuba. Ukeka yuko ibintu waryaga iyi nzu yishyurwa minerivare byavaga he? Eka nkwegere. Burana nubwo wakubaha n'abantu utazi n'urimo. Eka nanjye nkwegere nibahe. Oya nyongera unyumve neza. Ese ubu ni mubaze. Mbaza ndakumva. Uri indaye? Uvuze? Waba uri indaye? Ntabwo ndi kubyumva neza uvuze ngo iki? Nyine waba wumva ikinyarwanda ikirundi. Waba uri umudandaza amagara basi. Umudandaza amagara. Ese wabona mbikora ntago ngende indaye. Wari wabara neza yari ku muhanda. Ikintu nongeye kubabwira cyanyuma. Sibyo? Niba mudashaka kwijya ku ishuri.
ntabyo dushaka rwose. Mumenye gusoma no kwandika ako kazi mushaka mukabona. Oya byo gusoma, niba gusoma no kwandika bisaba kugenda ukirira gukina na bari abana nk'aho wababyaye. Shanje ibyo birorere kabisa. Ibaze nk'umwana wambwira ngo tonto ngo wace munsi y'amaguranye ngo tugakina game. Ati wakigoryewe nimba mutabashije kujya ku ishuri. Musohoka ngaho. Sinze kongera kumva mumvugiramo. Mwumva ibyo mbabwira cyangwa mumbwire niba ibyo mbabwira mutabyumva. Musube muri ruhurura. Ikindi Nyagiso. Ntabwo nitwa Nyagiso, nitwa Nyagiso. Nyagiso. Yego. Sibyo? Yego. Ugende hirya ara ku muturanyi. Yego. Ndagira ngo umuntirire ipasi. Tonto ariko ubwo akazi kaba katangiye ubwo niba utangiye kunuma ukazi. Genda umuntirire ipasi. Wenda mugende uyinzaniye. Cyangwa se nabwo nimba umva udashaka kuyizana ubimbwiye. Nacyoze ko ngito. Okay. Nta kindi gihe nzanira ipasi nsanga wegeje hanga. Nimba mugenda simbizi niba muhaguma. Nta kibazo, nta kibazo. Tonto nuko mubwiye ibintu ntabyumva. Nawe azaze tujyane yige muri ziranzi ngo arebe ko ahumeka. Tuba tuvuga nk'amacupa bari guhondanya. Uzi numva hari umwana ugeze kuvuga ngo yabuze bombo ni wowe yijyanye. Nayijyanye nyine. Abana barya saa saba nageze saa saba ntararya njyewe. Ndababaye pe. Ese kuki utamayeho? Amfashe itarashi. Wa muturanye arya sura urugi rukurikiraho. Ni buryo cyangwa ibumoso simbizi. Tunatangiye kunkoresha uyu n'umushahara ngenda ahita ubutaha ibyura n'ucupuza na biswi. Kimwe cya kabiri ni cyanjye nkuko twapasuye amafaranga. Ntabwo urabona ngiye bangize muri seba gukira muri niba ari amakarasi yose naza kugira. Kandi aranumvishe ngo iyo usohotse ngo bahita bakwandika mu basakuje. Niba gusohoka no gusakuza bihuriye. Yego. Nako kira cyane bita Blaze cyandika abasakuza. Cyaka cyane kigo. Buriya ndimo ndashaka ko banyicaza nacyo. Ngibona kinyandika. Kikubita. None nge nari nzi ko shaba ari bungire chef. Yego. Bazanye urwana rureshya gurya. Niba kwitwa ngo babu. Yarwitwa ngo Nasuru. Ubwo nguwo ni wowe wayisugira, wayise woyobora. Nabo ndavuga ni ubwanwa. Yitwa ngo Nasuru babu. Navuze. Yitwa ngo Ntwari Ibrahim. Reka ngenza ni pasi ubundi tumuvugishe neza. Tonto tumuvugishe neza. So ejo Ntwari Ibrahim nzamwogoshesha urwembe. Mabere ya nyine. Uzi ikintu maze kubona uruko ninjiye ngaho umugabo uruko nsohotse ngaho umugabo umugabo ngiye muri toilette umusore abantu bose uzi ni abasore umugabo ari he abantu bagenda muri ubu rugo none ikibazo kinarimo byibuze yaba ari n'umuntu umwe nkavuga ati uyu ni umuntu umwe uruzi ariko ubuje uyu munsi sibugaruka ejo maze kumufata inshuro reka nkubaze gatoya umuntu umwe Minerivare aho kurya izi ntebe wicayemo inzu byakishyurwa n'umuntu umwe ni skose ni nyoko ni imana ni iki umuntu umwe siko nta n'isoni ugira make uri kunyorera oya no ntabwo ndi gucyura muvandimwe uri umuvandimwe nkunda cyane oya ubwira wumva navunika gusa ikintu cyo maze kubona cyo mama yaragendesheje kandi ikintu nakubwira cyo urwishigisha yararusoma ubwo umaze guhagasha Miriwe ba Miriwe gize amahirwe ahubwo ndakubonye biteze n'amahoro naheze umeze neza se ndaho utuya ntuye ahangaha okay. Imana irebera imbwa ntihumbya koko ngize amahirwe ndakubonye ahubwo nanjye ese cyagiye kutamamagaye byagenze bite narategereje ndaheba pe ndavase kutamamagaye wenda nimero zanjye namuhaye zituzuye cyangwa sinzi ahubwo se karame hari amahirwe ngize ugira ngo cyagiye ukimara kumanana wa mushuti wawe ntago yahise anyiba telefone uwuhe mushuti wanjye wa wundi mugendana mwari muri kumwe ariko bite byabo ntugafate Marine wita inshuti yanjye nayimagaranye na Marine twari duhuriye aho ngaho
uriya muhungu muremure umeze ukuntu kirekire nyine okay ugusumba basi icyo ngicyo ndakizi ni ikintu twari duhuriye aho ngaho mu muhanda nyine ndavuga ati mbona gifite ubuzima bubi ndavuga reka mbe nganira nacyo ariko ubundi kuri ntago muzi yakwibye telefone tutarajya muri ibyo ngibyo yego n'ibiki wambaye wiga muri primaire wiga muri primaire ariko dore iki kibazo kiba buri gihe duhura ndi kuri set nyine ndimo ndakina bivuga ngo ntibari baravuze sinakubwiye ko hari filime twari turi gukina none ngewe nkaba ndi acteur principal nambaye imyenda icitse none ubu ngubu acteur principal ni ukuvuga ngo twabanje gufata ibya nyuma turi gufata ibya mbere acteur principal yakuze ate ese yarize ubu ngubu ntabwo ndajya gukina ngiye kugenda mite nkuraho ubugano mite nkuraho umusatsi nyemera nk'umwana nibyo mba ndimo naho ubundi ibya primaire s'ubwo imeze umuntu yaba akiyiga hanyuma rero he ubona ungezeho nyine ikintu nje kureba mbo njye nari hano kwa oncle wanjye kwa tonto wanjye tonto wawe atuye he hano hirya rwose n'umuturanyi n'umuturanyi papa utuye hano hirya wiba uyu nguyu w'ubwanwa ubona budafite cumi na kabiri yego so rero ubwo yarantumye hano ngo mutiri pass nyine nakavakanse gato nafashe kuba ndi hano ntago ari uko nje nta kindi rwose yarantumye rero gukina amafilme yawe nuko nabikoreraga muri quartier ngavuga ati reka miteze yego nze kwa tonto mbe mapu muzikiye kabisa so rero yarantumye agapasi turebe ko umuntu yanyuza imyenda shase ugire ngo ipasi yego hari ahantu nayitije ariko nanjye ubu ndacyategereje kwigaruka abanyarwanda n'umuco wo gutira rero ni rimwe na kabiri ubwo nyine mwakihangana siko uko mu ni kurese ntabwo umuntu yanyaruka akahita yizana wenda harimo akagenda ariko ubundi nyine amakuru yari meza nyine yaba meza gute narabuze na phone ngo nguhamagare burundu warayibuze ahubwo uriya mushuti wawe ubabariza mubwira ako mushuti wanjye nyeme inshuti nawe mari oya okay wamufashe isura nimba ari nayo nafashe wayifashe ni wowe yibye Njye byo gufata rwose njye abamari nago njamenyana ndago nari ubwo tubyihorere ngo nta kibazo ubwo reka tonto manze mubwire buriya tuzanavugana cyane ko nabonye gutunya nanjye pass ibonetse nayizana okay sawa nta kibazo reka okay ubwo nta hantu wenyine ubwo nta okay sawa nta kibazo Ati sikuwa mukobwa namubonye man. Uri mu biki? Bitebyaye wowe. Murigira vandarateri hano wowe. Ibintu biri muri ibiki? Narindimo iyi frat nyine. Wari uyijyanye ya kabiri. Ni ujye uneranye. Njye nyuma ndakubwira ngo wamugomba ndabanye. Ari nyine niyo mpamvu ndi kubivuga. Naravuga cyane. Oya. Ati simva nyine. Ndakwiboneye. Akaguru kambere wagateruye akaguru kambere. Ubu mukanye nayi kujya kuva numva Hilix igeza hano witwaremo. Nyina byumva zavuze gace yakaye no kuvuga ngo ucunze tonta ryamye. Bavuga ati kamucu rwaho ite njyana televiziyo. Sawa nakumvisha. Wayiteruka uki wayiteruraga? Narindi munda yose. Ari murayoza. Televiziyo irozwe ni ipine iyi ni imodoka ukoze ipine. Hari televiziyo ziremereye. Patino bibi ntabwo nabyemera. Patino. Go tonto. Bite byane. Ni sawa tonto. Nuko rero uri murayifungura amavisi. Sister warambaza sana. Se bite byiwe ko mbona nazibye. Kibazo rero namwe mugira. Mupfa kwitura mu bintu uraje. Ngo urifashe ngo ufite amafaranga. Man uzurufito mu pesa ho buri munsi man. Imisatsi buri kanya. Ngaho namusohokanye ngaho hoteli nze na hantu na hamwe naramujyana wo. Ejo bundi nago nakujyanye hano hirya ngiye kukugurira none mwana gusigira. Man ibihumbi 50 man. Bite byawe.
narababwiye ngo nimujya muza mujye muca mu marembo. Ujya guca mu cyanzu wowe umurenze amase. icyo kinyarwanda kihorere mani nta nubwo Dore ukuntu ibintu bimeze. Iyo uri umugabo uhumutse ufite viziyo wakabaye warambwiye ati musore mwiza dore ukuntu ibintu biteye. Nakabaye nanitsamuro kwanza ubu tuvugana sungu wumvaga wagira ko mushiki wanjye gute utamize tuvugisha uko. urashaka ngo nyureho bingana iki? urashaka ngo ngurire Ferrari, urashaka ngo ngurire Lamborghini, urashaka ngo ujyane i Miami? Uri kuvuga nk'abakiresha. Ubundi man ikintu cyitwa ifungo nawe ni ikintu cyoroshye, ni ikintu toto cyane. Ifungo ni ikintu toto. Kugira ngo ngiye sinkeneye aka iPhone nka 15 Pro Max. Urumva nkeneye ka business karimo ibintu bijyanye na Ferrari. iPhone ni ushaka wenyine. Kiye mfungura amafisi. Simbyumvise nyagisa bivuga. Kabuzamura. Nzagukoraho iki? Ako nimugashwe nimugakora amanyanga mwangize mu bishwanire mwe. nta manyanga atari umuhungu wawe nguyu. Nisi pasi iri. Pasi iri. Ibyo by'ipasi buretse n'igira bimwibarize. Amavisi wafunguraga wayafunguraga kugira ngo yateruraga. Merutse kumva icyegeranyo cya mwana afunze avuga ngo televiziyo ifunze neza cyane ikanyase. Hari ubwo usanga amabura ahantu yagiye harimo umugese no uwo mugese ushobora gutuma televiziyo ihuma. Ako muri defanda basi. Oya ngaho ureba igicano. Ibyo byihore nimba bamaze kwifunga rekera aho ngaho. Ibyo ari ukoze ibyo ntawe utabibona. Ntawe utabibona rwose. Twabibonye rwose. Ntacyo urakoze. Ipasi nagutumye wiri he? Ipasi ubona gutumye wayizanye. Ubu yayigurishije. Kuvuga ngo nagiye nyine umuturanye arambwira ngo ntayafite. Nango ngo hari umuntu yerayitije tunguranga rayitiru. Ese ko ufite amasoni warebye imbere. Uyu munyabyayiruka nta kimwe rukansi ngo urumva ye. Ipasi wayibuze. Yambwiye umuturanye ngo yarayitije. Ndavuga buriya tonto afite ukuntu yakiyeranja. Tushobora no gutereka ishati aho ngo tukayicaraho nk'amasaha. Sawa urakoze. Ikintu nshaka kubabwira noneho. Yego. Bw'ipasi buze nta kibazo. Turashaka ukuntu duterane cyangwa tunagura iyindi. Ariko kugiye ngo urashaka iyi telefone. Ngiye ndashaka telefone ivuye muri Amerika gusa. Muri Amerika hano hirya. Ahubwo wowe urumva kuva ubu ngubu nari nakubise ijisho muri Kigali ndazunguza ngo nzarebe ko nzagwa ku muntu w'umugabo byibuze nkamereza mushiki wanjye nkumva ndatuje. Ariko bwa nyuma na nyuma najyaga mpura n'imbwa ntarahura n'abagabo. Buriya abagabo barahari. Kamubwira akantu rero. Wegera hano hirya hari umuntu nari natumije iPhone zigera mu 10 naraguca mu ijambo. Yego buriya nkunda kwibana. Akayitaje siko keza siko kakubereye. Urabyumva ute? Indamutse ngiye muri ako kayitaje. None wowe ahita ngusigira iyi nzu na mushiki wanjye. Wowe wanayivugurura rega. Reka nkubwire rero. Ubundi aka kazuma mbona kadasa neza karasa nabi ukuntu. Reka mwereke buretse gato. Ako kayitaje na iPhone ejo bundi hari umuntu nohereje hanze uzaza na iPhone 10 gutyo. Nzaguhamo imwe nako kayitaje and then ubwo wowe reka tubyoroshye wibwira sister wawe azembe mu hari ahantu nari mfite akaraka ngiye gukura igihumbi ariko urambere umugabo ukabyara umura wowe ituma amagara gato cyane umva data mbisoza urakagira umugore cyane undi wowe niwe wanjye sha Patena ariko ibintu ntuzabyongere ntujye mu amanyanga rwose naza ntago nzojya guhanagura televiziyo nipfa birabareba. Noneho rero hano hari umuturanyi afite abana muri mu kigero kimwe. Sibyo? Afite abana? Nyine aragira ngo tugereyo ababone shobora no kugera nkajya mu kazi ugasanga ndahe ntagarutse. Nawe agomba kubamenya ko akamenya ko muri abana banjye muri uru. Bana kibazo kaduhindura imyenda. Oya nta mpamvu yo guhindura imyenda uwo mwanya si mufite. Tugende mugire ku muturanyi ababone abamenye. N'ikindi gihe wenda habaye n'ikibazo yanamaga akavuga ati babahungu bigenze gutyo. Mujye imbere tugende tureba ukuntu tungana umuntu abonye twambaye amajosi. Imbutura n'izindi ndimo. Siko nawe bitaniye n'ijipo. Akose munanegeka cyangwa ndabategeka. Ngo unayishyiramo ikabutura tugende dusa. Mujye imbere tugende. Mujye imbere tugende itahazi. Sibindi kikomo kabya. Nyine ubwo ujye imbere. Musoke.
nese bati tugahindura sohoka tugende sohoka Basi tugende umuntu akubitemo sohoka tugende imyenda se niba n'izina ry'Imana kwambuka sohoka tugende umuturanyi meze bite se uraho muraho meze neza se muraho namo mutwihanganiye tubasuye tutabateguje urabizi hano mbana na musaza wanjye ariko kano kanya ndi jyenyine na musaza wawe okay anko cyaje unuma ipasi ntago nari namubonye ntago nari mbizi nyine okay nanje rero kukwereka abahungu na bari iwanjye n'abanjye nabawe uratwereka irangamimerere ahubwo nabi uri umuhungu urabazi tonto nge reka mbe ngiye mu rugo tutaravuga byinshi harya ngo uri tonto wawe niko numvishe wowe tutarajya mu bintu byinshi urampereza telefone yanjye wajyanye nayiguhe kabisa iki nayiguhe cyane n'uyu yarabizi ndayibuka telefone wowe n'uyu se uyu nguyu twarahuye anjyanira telefone tonto nuko nari nanze kubikubwira wenda utagira ngo nuguteranya ukagira ngo wenda nuko ariko sabyivugiye ese kwigishwa amasoni reba hano bakureba ntago ari ubwa mbere umbonye ubwa mbere telefone yanjye nayo wajyanye wese ni ubwa mbere umubonye telefone yanjye uri kubona ubwa mbere duje nyine wowe ni ubwa mbere umubonye kunyekisa kuri kunkirisha mu mukobwa ntago ari ubwa mbere umubonye nyine vuga ni ubwa mbere yego cyangwa hoye okay yego njye si ubwa mbere umbonye uvuze ngo iki reba hano neza turebe neza ndeba hano urakubona n'ubwa mbere rega njyewe kubera ko nzwi cyane nka mituweli ushobora kuba atari ubwa mbere umbonye isambo ngo n'ubwa mbere okay ahubwo wayishyize sister ikintu ngiye kukubwira cyo aba n'abahungu banjye bari iwanjye ikintu ngiye nkwemereye bawe ni tonto wabo ari kurwumva n'abanjye n'ubu tonto ntancime nakomeze kunshima ariko umara usiko mvuge ngo nayo yatwaye akuse telefone nekwaye ahubwo yayishyize baratamubwira tonto utari nk'iyaraka cyo nkwemereye aba n'abanjye bandekera sibyo ndi umuturanyi wawe ejo telefone urayibona avuga hiri telefone yanjye uyizana kubita igisha ariko oya muhaguruka tugende yego ongeza ikindi muhaguruka tugende cyumvishwe imigeri nka moto iki ngiki muhaguruka tugende ngiye kubita igishi tonto wowe muhaguruka tugende muhaguruka tugende nyine ntigihaguruka nkubita sinjye watwaye telefone muza tugende mwabi ngenda nsezera ntabwo uri umuturanyi kumva ibyo bavuga jya gushaka telefone yanjye yego ugenda nsezera umuturanyi ntabwo nahaguruka aho ngaho utarahaguruka tonto yanze guhaguruka do ndifuza ariko mureke injajwa nta soni kazana telefone yanjye tonto next wagara hanga patirikira ngo nawe ese ntabwo nica wicara ibiki amaguru ari kumva twumvikane kandi ntagire umuntu umvugiramo mumaze kuntesha umutwe umuntu umvugiramo turaserera mubyumve neza tukiri aho ngaho ndagira ngo munsobanurire telefoni irahari cyangwa ntihari ibintu ni bibiri telefone iri he ninde uyifite ni nyakisoni n'uyu dore n'uyu ni iki ngiki kuko wakomeje kuyinshinja telefone zahanira ntabwo babivuze ni wowe tonto ni patino munsobanura ninde uyifite ni patino ngenda arengana ndarengana nayo mfite ariko ubundi nuko wenda tutamusobanuje neza uriya mukobwa twe kumaza ubwoko bwayo wenda tukamufasha kuyishaka nayo yanayitaye reka mbabwire rero nta n'ibintu byinshi ngiye kujya mu cyumba iminota ibiri ngaruke telefone nyisanga ahangaha turumvikana neza yashyizwe nande turumvikana neza yego patino urabyumva neza ndeka ukumva rwose nta kintu tuvugane nawe karamere rero nakwitaye rero byagenze bitera uri hano cyangwa uri hano ngo ndi hano se wabaye iki ndangaha nyine agahinda karongora indushyi pe mbaye imigano yanjye noneho wayise kanyuma na nyuma baragutwaye mu bagabo bose nagiye mpura nabo hari umugabo w'imfura ugura inzoga pana amata kandi uzankuraho barabyemeye
telefone ubudiri umwana okay nta kibazo ngiye kugira ngo niteranye na tonto ngiye afite ibintu agiye kumfasha mu buzima kugira ngo ngiye niteranye nawe yizana amafaranga yawe nta kibazo ndashaka yagura arakubwiye ngo 100 ugomba kubima urabyanga nese kugiye kunyirukanisha telefone irese ubundi irebe telefone cyagiye naragiye yego nyina naregurishije amafaranga ari wasanga warashyize muri bya bintu bya betting ayo mafaranga oya pe nta gebe kuva Inter yandisha ese mbireka ariko narayigurishije 60,000 umutima ukomeza urya nayateretseho dore mu gitego cy'umutwe we nari mbizi kabisa ibintu bavuga nibyo n'ukuri kw'Imana akubundi umwaka wa mbere no kugendana nawe uri kubyumva aho rero ikintu kimbabaza ibaze ko cyagiye Inter yandishije mukanya ubikora kunda nta kintu ndarya mukanya itsinze 5 kandi yego amateka avuga yuko yego ikipe ngitsinze imikino 15 itsindwa umwe igahita ikomerezaho uzanye bya 500 tugashita kuri Inter kandi icyo umutima ushaka amata aguranwa itabi undi kwibaza icyo wabaye naragiye ndabona mura n'abakire mura n'abacuruzi bijumba mu cyaro ariko nahuye n'umugabo dore sinone undi kwibaza ikintu wabaye kabisa mushiki wanjye rero kana kamana ndakumva cyane mutezeho harya nari ngeze urugeze ngo icyo umutima ushaka nubwo ndi injiji ariko ndi n'injijuki rwose ndakuzi mwana wa mama banyita nzi kwitegereza hari umusore nahuye nawe anyemerera ibintu byose bibaho ku isi urumva ibihe 500 njye nifite imishinga yanjye ntunzane muri ibyo bintu bya iyo mishinga yawe uyakubye kabiri ntabwo wakunguka ugakomeza none niba paga kugura nk'ihene nk'icumi yego ugahita ugura nk'ihene nka 20 ayo maze gukuba kabiri yose yikubye kangahe ntikubye na zero nikubye na zero ariko nicyo ngukundi ufite angahe ngiye reka nkubwire bati numva ngo tureke no kujya mu bintu byinshi mwana zana telefone y'abandi kwanza nje none ngiye tontona nubwo mwitayeho icyo nitanye kuri fiance wanjye sinshaka ndakarira nkubwire ubundi kuki utigeze umbwira kuri umukobwa wa muri iriya nzu ntabwo mbizi njyewe nagiye ndamubona nje kubikubwira itaza muri bya televiziyo nsanga televiziyo iri kuyetetana wayifashe bugwate je televiziyo nayo nigeze njyana ubwo wakwaye nigeze ujyana nyine nuko nagufashe ese yo nindaho gato ntabwo uyurije akarifani bireke uzigi televiziyo ubundi nayo ibonye n'umukiriya wabyuri tonto mbakunyimbanza uretse musubize niyo yari guseka tonto musubize numva uko ameze umusubize kibite ukeka ko yapfuye se uziko ari we mwana wo mu wa mbere mbonye winjajwe wabonye n'umukiriya uzi amakosa wakoze umukiriya ujya utabimbwiye ngo dufatanye uretse ko njye mpemba ibintu byo kwiba ariko iyo ubimbwira nibura hari ukuntu byayikora ese ubundi ugira ngo iyi televiziyo nari kuyishobora ko napimaga ibiri ifite numvishije yemereye ndavuga ni nimara kuyifungura yego ndahita nguhamagara uze tuyiterure yamaye etaje ampereza icyo bita imigende mu kabande ngo ni intware itaje yahise ko ngo watuvuye muri roto ampereza abagore bose bari mu gihugu ngo nijyanire ndavuga ati ndakakuroga mwana wa mama wansekaga ngo nawa genda ufate mushiki wanjye nibikunda umutere inda y'abana b'igihugu cyose nkaye nkambyaje inda uvuze aragukunda hakuse ushatse kuvuga ne basi bambwira urukundo rumwe ruruta ni sponsor wanjye ndi kumva se umwe wa mbere ka gasore keza ni gutuma ndwara mibe kubera ngo ni bari sponsor ni turarwara na dia undi we bamwita umutagire nanjye imbwa ngahura nazo ariko uyu munsi nahuye n'umunyabirombe arakurongora ibyo nibikureba ntabwo ngiye ndi mu mushinga kandi twabyibura none ikintu kimbabaje n'ukuntu cyo tugiye hariya gukora kunda sindarya bite byawe okay ikintu cyo kimbabaje n'ukuntu cyo tugiye hariya yego bikarangira ibyaha byose ubinkizeho
ariko ni wowe uyu mushinga wo kuza kwa tonto ni wowe wawuzanye wabyumvishe njye bundi nayo mbizi ko tonto azaduseka reba ukuntu dukemesheje imbere y'abakoboyi bose ati do primaire kumbutura wallahi ugenda ukubita ngo cyuzuye ikintu cya nyuma twenda turi bunagane tugenda tubwire tonto wenda ko tutazongera yego ariko hari ikipe yitwa Sampdoria yewe we ikubiye 4 ndakakuga bwatuzumvira uwo muntu ninde wakwemeje ko abandi wajya kubabona nk'iki se nk'ibi mbwambwira akira dusangire ntacyo twasangiye n'ibere rimwe ko ntacyo tutasangiye se n'upfu uzavuge ko ari njye kose ntaye siko kakugize uko da uwo mukire rero nazi uzahite ufungura kiriya cyumba nyine ninde muhite muryama na hoteli ndabigikunda iyi yaguhaye ni ukuryamana irimo irabikwemeza cyangwa sobanura uwo muntu ninde wagukomfort ndumva nangiye no gusinzira kanirambike za rusake ziwacu biracyamurikirana bya binyago by'iwacu kaho tayari urasaje ufite imyaka 21 ayo umva na mama tuza ninkanguka hasi ngaryama neza ninkanguka umubwire ko namuhaye na ka karima kari munsi y'urugo rw'iwacu waba ninywera wenda ndasida nkawe si ibibazo bavuga we n'amakipe we ushyizeho biriya 500 wowe yashyizeho njye nta mafaranga yagiye nashyira kuri ibyo bintu kandi njye bamaze kundya 560 none ushaka kongera ahandi ariko Sampdoria Yego. iri kuva mu cya kabiri iyo ni iyahe mu Butaliyani babuze ukuntu ariko Butaliyani kuki bugenda bugaruka wagerageje na za Rubaniya na za Turki ko wasanga ibyo bigutsindira ariko ku yawe kuko nyine amafaranga niteguye kuguha ahubwo hari akandi kantu muri no minsi kateye dufasha amafaranga tukayishyira ku ndege imwe iguruka ngo telefone yabonetse